Haleluya. Haleluya. Ndashimira Imana yuko nageze kuri uno musozi. Ndi umugore w'Imana kandi ukundana n'Imana cyane. Ndashimira Yesu ko yantembereje muri hoteli ye. Iyi ni visite ya Yesu. Haleluya. Uno muhanda unyuramo inshuro nyinshi cyane ngiye Cyangugu, ariko ntabwo nari nzi ko Imana yanzana hano uyu munsi. Ndashimira Imana kubw'ubutembere yampaye. Imana ishimwe. Nimushake muyikomera amashyi nta kibazo. Mfite umugabo mwiza dukundana wanyemeye bitari ngombwa, kuko umuntu wize akaba afite abavandimwe 8 na se na nyina, akaba yaravutse mu muryango wasezeranye. Ngewe nkaba naravutse ndi ikinyendaro, nta babyeyi mfite, bose barapfuye n'abavandimwe banjye bagapfa. Ikindi ntarize ngo ndangize amashuri akanyemera. Uriya muvandimwe wanjye yavuze amagambo akomeye, aravuga ngo yashingiwe iwabo badahari. Imana iguha umugisha, ujye ukunda kubivuga. Ndashimira Yesu ko ari umugabo wanjye mwiza kandi mukuru dukundana. Kabiri, ndamushimira ko ari data wa twese mwiza. Bibiliya iravuga ngo nta wundi murimo wazanye Yesu ngo nukuruhura abarushye no kubohora imbohe. Yesu yazanywe no kuruhura abarushye, arangije azanywe no kubohora iki? Imbohe. Rekota la soberia. Ntabwo Yesu yaje gutanga umuceri. Yarabizi ko umuceri uhari, kuko Imana ntiyakora ikosa ryo kukurema utazanye na bije izagutunga. Umwana wese avukana bije izamutunga. Ko byagenda kose Imana yemeye kuzabaho ikuremera ryananywa. Asifiwe Yesu, tumuhe icyubahiro. Ariko urukundo Yesu akundana nawe ajya rushiramo ikimenyane. Newasima folas. Bibiliya iravuga ngo Yesu icyamuzanye mu isi ni ukuruhura abarusha, ni ukubohora imbohe, ni ukuzura abapfuye, ni uguhagurutsa ibirema. Ariko umurimo munini mukuru ngo yazanywe no kugira ngo azaduhuze n'Imana, tuzabe mu bwami bw'Imana. Ndafashijwe niwo murimo wa Yesu, mushumba wanjye. Umurimo wasanye Yesu ni ukugira ngo aguhuze n'Imana, uzabona ubugingo, uzicarane na Kristo. Niwo murimo, ni umurimo umwe wonyine. Indi yakoze n'inyongera zo kugira ngo tumugumeho tutamuva. Ebola simofala. Indi mirimo mubona akora ni ukugira ngo tutamuvaho. Kandi azi gutereta, agira ubushuti bwiza. Ubushuti bwa Yesu bukoresha ibintu. Akira ntuzakora impanuka. Akira abana babone perima ariko ntumveho. Akira umugabo mwiza ariko ntumveho. Akira ubuzima ariko ntumveho. Akira kubaho ariko ntumveho. Nubwo bushuti bwa Yesu. Yesu ntago akoresha ibintu bya zero, akoresha ibintu bifatika. Reka tumukomere amashyi. Niyo mpamvu guhamagara usa nk'amayibabo, usa nk'umucimoteri, yarangiza akagusiga akakunogereza. Umuntu yakubona akakubaza ngo wisiga iki, kandi ari amavuta y'Imana. Impamvu usa gutyo si ukurya imbuto buri munsi. Oya, Ebola simafalasi. Uwana guperereza yasanga n'itundu utarizi niyo uribonye uritinya. Ariko turashimira Yesu waje iwacu. Tumukomere amashyi menshi cyane.
Uwiteka Imana yacu. Yesu yaje kubohora imbohe no kuruhura indushyi. Niwe murimo wamumanuye iruhande rwa se, agati icubahiro, agati by'imbaraga yari afite, agati by'ishema, akavuga ngo nje kuruhura abarushye kandi nje kubohora imbohe. Amen. Yesu nashimwe. Niyo mpamvu Bibiliya yambwiye ngo abantu bose bamwizeye bakemera izina rye ngo yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Emolas. Haleluya. Imana ishimwe. Umunsi umwe ngo yari ari ahantu ari gukora umurimo wamuzanye w'ivugabutumwa, yari mu misa ya nyuma, ngaramanuka agera ahantu mu butayu mu kibaya, ngahasanga abantu benshi bamutegereje, ngo ariko abenshi bari abagore. Abagore, haleluya. Imana ishimwe. Ariko abagore Imana ijye baha umugisha, mukunda Imana pe. Abagore mushu, aba bagore uze kubasabira akantu ku Mana. Nyoboye abagore, iwacu nyoboye ministeri y'abagore, ariko abagore muri abana beza. Iyo mwashatse murabikora, mwanashaka mukabyica. Ariko ngiryo teraniro ngo ryari ririmo abamama benshi. Impamvu uvuze abagore nuko ariko Bibiliya ibita muri abagore. Ngiryo teraniro ryari ririmo abantu benshi, kubera ko rero ababyeyi dukunda ibintu, bari bazi ko Yesu nta kindi agira ari imikati. Nawe rero arabitegera aravuga ati ndayibaha tu, nindangiza ngerekaho n'amafi. Ngo hasanga iteraniro ry'abantu benshi bangana namwe babaruta, ngo bari bamutegereje. Uririmbye yararirimbye aravuga ngo uwo mwami ni mwiza, aravuga ngo tumushimire ko atigeze arobanura. Wahageze we yari yarazanywe no kuvuga iby'ubwami bw'Imana, ngo ariko hageze habarebye haravuga ati aba bantu ntabwo napfa kubabwira icyanzanye, ndabona baremerewe. Buriya biragora kubwira umushonje. Umuntu washonje ukamubwira ngo ubyuke ujya gukubura urusengero. Umuntu ushonje, umuntu urara yihinnye amavi n'abana, ukamubwira ngo ejo uzazinduke ngo dufite inama y'itorero, we wariye wahaze. Ariko Yesu ngo abarebye amenye ibyo bakeneye. Asante Yesu. Reka twongere tumukomera amashyi menshi. Abarebye amenye icyo bakeneye, haravuga ati aba bantu nimbabwira icyanzanye bashonje ntabwo baranyuma, kambanza mbapangira imyaka. Arangije ngatubura imikati n'amafi, bararya barahaga. Igitangaza ngo n'ubuvungukira barabutoraguye babujyana iwabo. Yesu yatanze ntabwo atanga ibirangira, every day atanga ibihoraho buri munsi. Twongere tumukomera amashyi. Haleluya. Warabagaburira bararya barahaga, ariko impamvu yabaretse ngo batahe, yabonaga umubare ashaka utari wuzura, ngarongera arabitubura biba byinshi, barabisigaza ngo bashyira mu byibo no mu bitebo no mu bitenge, basubira muri karitsiye. Bagezeyo kuko abantu be bose dukunda ibiryo, ngo bamenye ibyabaye, barabazanya bati bundi mwarihe ko twabarebye tukababura, twariye turanahaga turasaguye namwe turabazaniye. Babandi bari baramupinze batigeze baza kumureba, bamenya ko afite ibiryo, baza biruka baza kureba ibiryo. Yesu rero yarazi icyo bakennye arakibaha, ariko yari abizi neza ko batanyuzwe bazagaruka. Aravuga ati sindi buva aha ngaha batagarutse. Bucyana babandi bose batamwemeraga bamusize aho ngaho, baraza bafunga ingo zabo, bareka guhinga, bareka kujyana amatungo kuyaragira, barimo bareka kujya kujya kwigisha abaganga, bareka kujya kuvura. Baza mu kibaya ngo ari benshi, ngo bahageze ngo basanga yabitegeye. Arangije aravuga ati nabimenye, ntago ari urukundo rubazanye. Resope fora somene kota kiwasa. Ati nabimenye, ntabwo ari urukundo rutumye mumanuka imisozi muza mwiruka. Nabimenye ikibazanye n'ibyo kurya mwariye mugahaga. Aravuga ati nubwo nabagaburiye si cyo cyanzanye,
icyanzanye ni ukugira ngo mumenye ibyo ubwirwa ubwami bw'Imana. Mama nicyo kikwicaja ni ukugira ngo Imana igupakiremo ibyo kurya by'ubugingo bizakugeza ku Mana. Mubwire ngo icyakuzanye hano ni ukugira ngo uzabone Imana. Hindukira ubimubwira niba ari n'umurozi humura ntibigufata. Kwa Yesu dufite ubutware, dufite ubushobo. Abarozi murekera yusuhuza umuntu mwicaranye udafite ubwoba. Kwa Yesu dufite ubutware bunetraliza amarozi, bugakubita, bukamena, bugashwanya gusa. Ye ntago naba nazanye n'Imana mu modoka ngo ningera ku ruhimba h'ibindege. Kwa Yesu dufite ubutware, dufite ubushobozi, iyo twizeye amagambo ye uko yayatubwiye. Amen. Ngo barabasenye bati none se bigenze bite ko twari tuzi ko ari umunyempuhwe, ko twari tuzi ko ari umunyembabazi, twebwe ntabwo waduhaye natwe dufashe. Bano bari bahari twe duhari. Hayabwira ati uyu munsi ntabwo ari uw'imitsima, ni umunsi wo kubabwira icyanzanye. Nazanywe no kugira ngo muzaraga ubugingo buhora. Yesu ashimwe. Ariko ngo yarababonye arabimenya, amenya ikintu cyabazanye. Ndakwifuriza kuzabona Imana kuko niwo mushinga mukuru wazanye Yesu mu isi. Si cyo cyanzanye, si ryo jambo Imana yampaye, ahubwo narindi kukwibutsa ko nyuma y'ubu buzima hari ubundi. Hanyuma nitwa Rita umurerwa. Nitwa umurerwa Rita, ndi umugore, mfite abana 5. Nuye i Kigali niho naturutse. Naje n'imodoka ya 12:30. Hanyuma nsengera muri ADPR paruwasi ya Muhima, mudugudu wa National cyangwa itorero rya National. Ndi umudiyakonikazi, nyoboye ministeri y'abagore. Nari nyobeye ivuga butumwa, ariko kubera imirimo yo mu rugo no mu kazi n'ahantu hose mba mbiretse ibyivuga butumwa. Hanyuma bama ministeri y'abagore, nyoboye abagore. Abagore b'Ikigali tanje, ariko n'abana beza Imana igibaho umugisha. Haracyari 7,000 bitari byapfukamira Bayani. Hanyuma ntuye mu Gasata ahantu bita Igihogwe, niho ntuye. Ndashimira Yesu ko twazanye. Twaje tugeze i Musambira dusanga hari accident yabaye. Accident yabaye baduhagarika isaha yose. Umushoferi twari kumwe muri kwastere ni Yesu wamukoresheje kugira ngo ngere hano. Nari ngiye guhamagara mwarimu ngiye kumubwira ngo nsubiye i Kigali ntago nkije, kuko yari accident ikomeye cyane. N'amakamyo 2 yacakiranye, abantu barapfa babura uko babakura mu modoka, bategereza imodoka iva i Kigali kuza kubikura mu nzira. Twahagaze igihe kirekire cyane, ngiye kubona mbona ngiye guhamagara mwarimu, mbona shoferi wacu yinjiye muri kwastere ajya guca inzira yo mu cyaro. Kwari kugira ngo rero Imana inzane. Haleluya. Nabonye ko wari umugambi w'Imana. Nimugoroba narinda ahantu ndi gusenga. Ndi gusenga Imana kugira ngo izazane nanjye, cyangwa kugira ngo numve niba hari kibanumaho. Imana irambwira ngo itanze ibitambo byinshi mu nzira ngo ntambuke, irambwira ngo kandi ndahurira mu nzira n'ikimenyetso. Ndashimira Yesu ko twazanye. Namwe musengera bigisha, hanyuma mumukomera amashyi nta kibazo. Namwe musengera bigisha, Imana igibaha umugisha mwinshi cyane. Haleluya. Kindi kintu nongeye gushima Imana, meruka muri ritorero ryanyu nkwiti. Mfite uruhinja rw'amezi 7, azuzuza amezi 7 kuwa 6. Naje hano mfite inda y'amezi 6, ndwaje nyogokuru wanjye wansigaranye ubyara mama wanjye ari bucura, niwe wandeze kuva navuka kuko mama yambyariye iwabo. Niwe nitaga mama, niwe nari nsigaranye. Naje hano ari muri koma mutaye, ndara kwa mwarimu, nirirwa hano. Ariko bukeye mu gitondo mwarimu arambwira ngo Imana yambwiye ngo uzabyara kandi neza.
Imana izaguha umwana, Imana izakugirira neza. Imana yarabikoze. Ndashimira Imana ko yampaye umwana muzima ikabana nanjye kwiseta mbazwe inshuro 5. Abana bose babyaye inshuro 5 mbagwa, ubwo bankase inshuro 20 kubera ko kugira ngo bagere ku mwana iyo bakubaze bakata kushenye. Ndashimira Imana yabanye nanjye. Byari bikomeye ku mwana wa 5, nari mfite amayerekwa menshi y'abantu babonye ko Satani yaragambire kunyicira kwiseta, ariko Imana irambwira ngo kubw'umurimo wanjye nzakurinda, nzakugarura, nzaguhemba, nzagusiga, nzakunogereza, nzakugirira neza. Mumpera Imana amashyi menshi cyane. Imana yarakoze. Warakoze Mana. Mana ishimwe ko yampaye umwana. Mana ishimwe ko yandinze mbyara. Mana ishimwe ko yanyomoye. Mana ishimwe ko yandinze gusubira kwiseta. Mana ishimwe ko yampaye ubuzima. Mana ishimwe ko yatanze ingabo zigapfa ku bwanjye, kandi yambwiye ko nta yindi mpamvu ari ukugira ngo nyikorere. Niyo mpamvu nataye uruhinja nkaza. Uyu munsi abagore banjye baraterana, nta n'uruhushya nigeze nsaba, nabyutse ndaza mbwira Yesu ngo ririya teranira umuntu ushaka kariyobora bari buriyobora. Yesu ashimwe. Haleluya. Ikindi kintu shimiye Imana, ndashimira Imana ko hari ibintu yakoze mu rugo bikomeye cyane. Nari maze imyaka myinshi ndindiriye mbona nanzira. Ndashimira Imana ko yinjiye iwanjye ikihika zikahicara, igashwanyaguza, ikamenagura, igakuraho, ikeza, igahumanura, ikarema ibikomeye bitarondoreka. Imana muyihe icyubahiro. Mutangarize, mwibutse, nkubwire niba ugifite amahirwe yo kwinjira mu rusengero, voma vuba. Voma vuba. Gira umwete wo kugira gute wo kuvoma. Kandi ntuvome uvuga ngo kuki perezida runaka wa korari ataje, kuki umuyobozi w'icyumba ataje, kuki wa munyamasengesho ataje, kuki wa mukire wacu ataje. Wo kumurebaho, wo wirebeho, kuko waje wenyine we ntimwazanye. Voma vuba vuba ugifite uburyo bwo kugira gute bwo kuvoma. Imana yampaye ubutumwa nazanye. Ntabwo buri gihe ngenda Imana yampaye ubutumwa, hari n'igihe ngenda ngasoma ijambo ry'Imana. Mfite intashyo nyinshi. Majije kubyara, nabyaye mu kwa 10, mu kwa 11 Imana irambwira ngo haguruka ujye kunkorera. Nari ngifite uruguma rubisi rutari rwakira. Imana irambwira ngo haguruka ujye kunkorera. Ndanaburana ndayibwira ntari ko Mana byibuze wampaye ka pause. Irambwira ngo haguruka. Pause mba narayiguhaye waragumye mu kinya. Pause mba narayiguhaye baragusubiyemo. Naragukijije ngo ubuzima. Haguruka ujye kunkorera. Genda ubwira abantu banjye ko nkigira neza. Genda ubwira abantu banjye ko ngifite umutima wo kugira neza. Bwira mugenzi wawe ngo Imana iracyafite umutima wo kugira neza. Bimubwire, umubwire ngo humura, Imana iracyafite umutima wo kugira neza. Mana yarambwiye ngo haguruka ugenda ubwirira abakozi, ugenda ubwirira abantegereje imyaka myinshi, ugenda ubwirira abankurikiye bashaka kugenda bakava mu byizerwa, ubabwira ngo nimugende, nimukomere, icyo Imana yanditse yaracyanditse kandi izagisohoza. Icyo Imana yanditse yaracyanditse. Haleluya. Icyo Imana yanditse ku buzima bwawe, Imana yagize gute? Yaracyanditse. Irambwira ngo genda ubwirira itorero ryezwe, rive mu byaha, rireke kwicira inzira, rireke guhindukira, ngambiriye ibyiza
gikomeye nubwo urusengero rwanyu rufunze cya kindi Imana yavuze iracyagikomeje kuko Imana ntabwo yatewe ubwoba na Farawo igihe yakurikiraga Abisiraheli igihe imiringa ya Farawo n'ingabo ze byakurikiraga Abisiraheli ngo inkingi y'igicu yagiye inyuma yabo indi ijya imbere yabo barakomeza umugambi w'Imana wambutse inyanja itukura. Sikia Bwana Yesu, sikia Papa, sikia Mungu wetu. Imana irakomeje kukotipa, gukiza, gukora, kuzura, kubohora. Imana irakomeje. Amen. Amen. Imana irakomeje. Ntabwo Imana izigera ituma umuntu w'intungane. Sindasoma Bibiliya ndi umutaworoji ntago natari. Narize we Bibiliya. Naje kukubwira ngo humura wakiri humura ry'Imana nubwo ubona karande zagufashe nubwo ubona abasimu bakwibasiye komeza urwana ugwa kuma izakora. Ngewe ntuye i Kigali mu basimu kandi nanjye ndiwe Imana yampinduriye isi. Sureba ko nambaye birebire niki cyantandukanya n'urukundo rw'Imana ariko ndi umusirimu ntuye ahantu heza sohoka nakarabye byose nabikoze mfite abakozi b'abana mfite abo guhaha mfite abatema jaride. Imana yangiriye neza ariko nasanze Imana idahinduka ntacyo nakora ngo nirate kuko Imana ari data wa twese mwiza. Naje kukubwira ngo Imana ntabwo ihinduka. Imana yigeze kumbwira ngo nzagwaho kuba ntabwo ndasoma ijambo. Irambwira ngo nzagwa ahantu ho kuba nzakugirira neza. Ibimbwira mba mu nzu y'ibihumbi 8 i Kigali mbana n'umugabo wo muri Sansi ufite diplome nziza. Ibimbwira umugabo wanjye afite imiryango ikomeye. Ibimbwira mba muri korari. Ibimbwira shonje n'agasurujipe mu mutwe nari naratoraguye mu ngarani ndi umukozi w'Imana nuzura umwuka we. Imana irambwira ngo ibyo ngibyo bikuriho si byo binshishikaje nshishikajwe no kunkorera. Nkorera nzaguhindurira amateka. Nkorera nzaguhindurira amateka. Nari umuririmbyi mwiza ariko nkennye nta myenda ngira mpagarara imbere ku murongo w'imbere hayiwe data we nakwantona nkabura abanyikiriza. Umunsi umwe abantu barayiteranya barambwira ngo ariko ubundi buri mu biki n'ibyo bijipo byawe n'ukuntu usa. Umuntu arambwira ati jya ukura ibyo ngibyo imbere ubijyane inyuma ntabwo uzi gusakoza reba ukuntu usa birirwa wikaraga. Najya agiye gusenga Imana irambwira ngo uriya azagusaba imbabazi. Namaze imyaka myinshi mbabaye buri kuwa kane bansabaga umusanzu wa korari. Nari umukene umuntu wese wazaga muri korari yamperaga hakaba ari njyewe Imana ibwira ninjye wagaragaraga nk'umutindi. Imana irambwira ngo nzagukura hasi ngushyire hejuru. Nasenze ubutayu, nasenze ubuvumo, nasenze mu mazi, nasenze yo kugendesha amaguru mpamagara Imana. Imana irambwira ngo akazi k'umugabo siko kabanza imigisha si yibanza. Genda unkorere ndashaka kubanza nkagupakira amavuta azarinda ibyo nzaguha. Ndashaka kubanza kuguha imbaraga
Imana ukorera ifite umugisha mu isi no mu ijuru n'ikuzimu, n'abadayimoni na Rusoferi n'ingabo ze n'ibyegera bye ntibarunguruka ku mugisha, nta nubwo bazi ukusa. Umugisha utunzwe na nyir'ibiremwa. Tumukomere amashyi cyane. Abarushwa n'imitwaro batikoreye nibaruhuke. Imana si umuntu ngo ibese, kandi nta n'uwigera yicuza. Amen. Imana irambwira ngo nzakugirira neza. Ndashimira Yesu wabikoze. Nayoboye korari imyaka 4, nyobora amasengesho, nyobora korari imyaka 4, ndi disciplinary, nyobora korari imyaka 4, ndi umujyanama. Ubwo ni imyaka ingahe? 12 ndi umuyobozi. Ejo bundi nibwo nabivuyemo, bangira umudiyakoni, bangira umuyobozi wa ministeri. Ibingibi abantu bavuga ngo ngo sinshaka ubudiyakoni, wabikura he? Ngo ntabwo ari mushaka, nuko batabiguha. Ukorera Imana ni byiza. 30 murongo wa 8 ndababwira aho tugeza. Kandi kuri uwo munsi niko Uwiteka Nyiringabo avuga, nzavuna imbago yashyize ku ijosi ryawe, nzaguca ku ngoyi, abanyamahanga ntibazamugira ikiretwa ukundi, ahubwo bazakorera Uwiteka Imana yabo na Dawidi umwami wabo, uwo nzabimikira. Amen. 12 uku niko Uwiteka avuga ati, uruguma rwawe si urwo gukira, n'igisebe cyawe kiraryana, ntawo kukurengera uhari kugira ngo upfukwe, nta miti yo kuvura ufite, abakunzi bawe bose barakwirengagije ntibakigushaka, kuko nagukomerekeje uruguma rw'ubwanzi n'igihano cy'umunyarugomo, nguhoye gukiranirwa kwawe gukabije, kuko ibyaha byawe byagwiriye. Kuki utakishwa n'uruguma rwawe? Kuribwa kwawe siko gukira, ibyo nabiguteje nguhoye gukiranirwa kwawe gukabije, kuko ibyaha byawe byagwiriye. Icyakora abakurimbura bose bazarimburwa, kandi abanzi bawe bose uko bangana bazajyanwa ari imbohe, n'abakunyaga bazanyagwa, n'abagusahura bose nabo nzabatanga basahurwe. Nzakugarurira amagara yawe kandi nzagukiza inguma zawe, niko Uwiteka avuga, kuko bari bakwise igicibwa bati, hano ni Siyoni hatagira uhitaho. Uku niko Uwiteka avuga ati, dore ngiye kukugarura abo mu mahema ya Yakobo, mbakure mu buretwa, kandi nzagirira imbabazi ubuturo bwawe. Amen. Hanyuma dusome n'ibice 29 umurongo wa 11. Haravuze ngo, erega nzi ibyo nibwira nzabagirira, ni amahoro si ibibi, kugira ngo mbareme mu mutima w'ibyo muzabona hanyuma, niko Uwiteka avuga. Amen. Dusome no muri Yobu ibice 13 umurongo wa 1 n'uwa 2. Dore ijisho ryanjye ryabonye ibyo byose, ugutwi kwanjye kwarabyumvise ndabimenya, ibyo muzi nanjye ndabizi ntimundusha. Amen. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Amaganya ya Yeremiya ibice 3 umurongo wa 31 haravuze ngo, kuko Uwiteka atazagera ubwo areka umuntu iteka, naho yababaza umuntu ariko azamugirira ibambe, nk'uko imbabazi ze nyinshi zingana. Amen. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Haleluya. Ndi umuhanuzi w'Imana, ariko utamenyera Imana, utanamenyera n'iby'Imana, kuko naje gusanga Imana icyo yitumye gukora nta muntu wagihagarika. Naje gusanga iyi Mana dukorera, iyivuze yego nta muntu wavuga hoya. Naje gusanga iyi Mana dukorera, iyo yagambiriye gukora irakora. Haleluya. Imana
yankuye i Kigali. Mureke mbabwi ndi umuvuga butumwa utumirwa maze imyaka 15 nkorera Imana. Ubu abantu batangiye kumugura ngo kuki ntaca no ngira ngo kuki ntajya kuri TikTok. Ara Yesu. Imana irababara. Yibuka abana yabahaye, yibuka amazarima amakaro, yibuka ibitanda yabahaye. Imana yambwenga igiye kuzakuzamura sha atsira uzagumemo sinkuzi ariko Imana igiye kukumeneramo. Ngo bareke korari perezida we baragenda bati perezida azasaba wenyine ajya kuri uriya musazi kuririmba wenyine n'akazi ke. Twebwe iwacu ni mu makaro ni ku ruhimbi rwiza turi kwiyubakira na etaje. Ayiwe ndakumwaje perezi gumana na Yesu uzarya Abisiraheli bamwe kandi nawe nuyirata izagutera umugo. Izina rya perezida Imana isi umukozi ntizi perezida cyane. Perezida wa korari Imana ntimuzi, Imana isi umukozi ku murimo. None uguzi ngo waherekeje umugabo wawe wizanye we ngo barababara abana babo babura ubwenge mu kazi bariyabara. Imana irababara irabata batangira kubiba batangira kubaha amaretera basezerera mu kazi. Ibintu birakomera mu Bayuda urusaku ruba rwinshi ngo ariko havamo bamwe bajya gusenga ngo imitima
Imana. Baravuga bati Imana, nubwo barunaka bagwa mwetwe ntitwari duhari, watugiriye imbabazi, watubabariye ku rugendo turi gukora rutuvunnye, ariko ko munaniwe nta myaka 5 muraba. Wababona mu mabase no mu bitenge ku cyumweru mukiri hakurya. Imana narababwiye ndi hano ndababwira ngo nabonye umunzani muremure, ariko ndashimira Imana ko hakiri 7,000 bitari byapfukamira baya. Imana ntiyakora ikosa ryo kubaka etaje ngo yibanyage. Haragiraho amafaranga y'abazunguzayi, hakajya haya abakozi bo mu rugo, ntiyabikora. Uza abantu bagurishije ihene, uza abantu batsekeredi kugira ngo bubake, ariko ruriya nababwiye ko ruzinjiramo mbarwa. Murabyibuka? Imana irabapima ngo kugira ngo irebe ababyaza bazakomeza kubyaza Abisiraheli bakoreye diporome by'ukuri. Irabapima kugira ngo irebe bizasigaza mu gihe kizaza nyuma y'iki babaririmbye bazaguma ku murimo. Reka ndebe kuko ibyo ngiye kuzabakorera bazakomerana nabyo. Irabapima. Serunaka birazajya ashoborara n'ukuntu angana n'ibibazo bafite. None waje irabapima, iravugatira kandaba rurarusengera ukuntu bizagenda. Niba abadiyakoni bazajya babona abadiyakoni ngico batinyaga. Hayiwa emola sikoti kama safola. Imana ngo yari yarabitangiye ngo ibaremera ubuturo bwiza, irangije ibandikaho ikimenyetso cy'uko ari Abayuda. Umuntu wese wabagiragamo ngo yaranezerwaga, ngo yarishimaga, ariko bibagirwa Imana, batangira gutukuza iminwa, bapfumura amatwi, amajipo barayazamura. Dokibolasi, ubushize mperuka narakubwiye ngo usabire umugisha nzasaze neza nkawe, kandi mfite Imana. Komera amashyi. Ngo ya Mana yavanye natwe hariya Inyamagabe, ikazana natwe Kigali tuje kuririmba, ikavuga ko idukijije impanuka, iyatwigishije gushaka, iyaduhaye inkwano. Turabizi ni nziza, ahari wenda yakwigarura ngo basubira gusenga. Basubira gusenga, barongera barasenga, barongera barema igicaniro, barongera bahamagara Imana ngo barayibwira ngo Ma, turabizi ko turabaswa, turabizi ko twakugomeye, turabizi ko twabaye babi, turabizi ko twataye inzu yawe, twaretse itorero rijya hariya turasigara. Mana we tubabarire, twibutse uburyo twagiye tubana, twongeye turakugarukiye. Imana yongere kumara ibyumweru bigisha n'amezi menshi n'imyaka myinshi yarabihoreye, ngo barasenga icyanga kirabarenga, urufuzi ruraza, ngo bibuka yabo bataye, baravuga batari yaraduhombeye. Ngo ariko Imana kuko ari inyembasi irongera irabagarukira. Iravuga ngo inguma zanyu ndasizi,
n'ibisebe byanyu ndabizi, ninjye wabakomerekeje, ni nanjye ugiye kubomora. Ndashimira Imana ko ibazaniye abantu, ndashimira Imana ko abanyu bagiye bagarutse, kandi bagiye kuza musangira umutsima wa hano, kuko hano mugiye kuhamara agahe gato mugasubira iwanyu. Sekotika masiweze fandola era sikotika wasansoma, ngo ariko Imana yari yararemye ivomo mu batarayitaye, ngo baravomye ngo buzuza ibibindi, baravoma baruzuza, bavomera ubujerekani, bazuvomera amadebe, baravoma buzuza ibibindi. Imana irababwira ngo ndagarutse, kuko mwangarukiye nanjye ndabagarukiye. Imana ishimwe. Imana yambwiye ngo nze mbabwire ngo kuko bamwe muri mwebwe bari kuyigarukira, ngo namwe Imana irabagarukiye, ngo kandi nta kivugira mwari mufite, ngo ntawe ari kubata mu kidendezi mwari mufite, ngo ariko Imana yibutse kwitanga, yibutse abanyamasengesho, yibutse abayigumyeho, yibutse abahanuzi kugira ngo batazaseba. Hari igihe uhanura ikintu kitaba, abantu bakavuga bati yari yaravangiwe. Imana igarutse kuri uyu mudugudu, Imana iwagarutseho. Yobu ngo yari amaze imyaka myinshi cyane afite uburibwe. Yobu yari umugabo w'Imana, Yobu yagendanye n'Imana, Yobu yakundanaga n'Imana. Imana yarebaga Yobu ngo ikamenya umutima we, va muri telefone pa, ngo ikareba umutima we ikamwishimira. Hadikomeki wasaiga ngo umunsi umwe shitani aragenda agerageza Imana, ngo abwire Imana atari ko uriya mugabo witwa Yobu ko ndeba gukunze cyane, nawe wamushikamishijeho umutima, nabishatse yakwihakana. Imana ibwira shitani ati uramwaye, urasabye. Yobu ndamuzi, Yobu twarabanye, Yobu azi uko nkora, azi ko ntanga ibyiza n'ibibi. Yobu twarararanye, akiri umwana twarabanye, akiri umunyamasengesho twari kumwe. Yabonye ko nkura hasi ngashyira hejuru, arabizi naza ko ndi Imana ye, ntiyanyihakana. Shitani ahora ashaka kukwica perezida wawe, ariko azafata zeru tumukubise inkonjo. Vuga ngo tumukubise inkonjo. Arashaka kuzagucanyura, ariko data nawe akubungereye. Kandi Imana irambwira ngo nta mwuka w'amarara uzigera ukuzaho, iguhaye imbaraga zo kwambuka we ugakomeza ukaguma ku murimo, uzuye kuzonka amashereka y'amahanga. Niko Imana Imana yirata Yobu, iravuga iti Yobu ndamuzi, niyakuramo igitambaro, niyakwitukuza, niyakwambara pasura, niyansebya, niyakwifuza umugore wundi. Yobu ntararagira, Yobu ntiyasambana, niyanyima icyacumi. Yobu we iramwirata. Avuga ati Yobu ndamuzi.
irabizi kugenda ukikurunga muri bari abanyamahanga mwigana ukaba nubwo wavukiye mu bijumba n'ibishyimbo ubona agafiriti rimwe na rimwe ariko Imana izakwicaza ibwamisha ujye ujya iwanyu uri mu kintu gisa nka ntuzi. Ndaguhanuriye mama Keri, Imana irabizi ko Yobu adashobora kwitukuza. Yari ibizi ko Yobu atararandikirana n'umukobwa ukuntu yari ibizi ko Yobu nta nzira y'umupfumu yayoboka. Iravuga iti shitani uribeshye Yobu utanywa inzoga, Yobu utakwihumuriza umugore w'abandi, Yobu ndamuzi ntiyakibesha. Ubu rero hari abantu ngo baguhaye iminsi ngo bakumariye agakiza, Imana irabasetse. Imana irabasetse, wajuje nta mugozi uzongera kugusohora. Ndeba ariko ngo buriya sengwa nyine ngo urabyumva nk'abakobwa muri ADEPR. Ariko muri ADEPR dufite abakobwa bakizwa, dufite n'abagore bakizwa buzura umwuka wera. Uwa mbere ni njye, uwa kabiri ni wowe. Hari abakobwa bo muri ADEPR bakira abarokore batajya bararaburamye bunamye muri chati batashukishwa amafi nibi. Hari n'abagore beza b'abakozi b'Imana b'abarokore badakangwa n'abababwira ngo sherishushu. Ibyo byanavuye kuri pose nidukeneye no kubimenya. Imana yarabizi ko Yobu atashyiramo ibituta, atanafunga shinyo, atanasuka, atanadefiriza. Yari ibizi ko zitahanyura. Kwakira umukozi w'Imana nitwa Ritanavuye i Kigali, ndi umwana w'itahoni Nyabugogo, nsengera muri paruwasi ya Muhima Kimisagara, itorero rya National kwa Pasiteri Habamuzuri n'umugabo bita wari umushumba w'inaha witwa Pasiteri Marcel. Mumuhamagare mumumbase, turanaturanye. Arabizi ko Imana yanjye yotsa fire. Mana yari ibizi ko Yobu batayihakana ngo shitani akora, ngira mubwira ngo ndamuguhaye ukore ku mubiri, ukore no kubitunza, ariko ku bugingo no. Mwataye igipantekote mutimana, muva mu byizerwa, mwirukana igipantekote, mwirukana mwuka wera. Ariko ndashimira Imana ibagarukiye. Yobu yari afite umugore wari umurokore, wari umunyamasengesho, ariko atagira kwize, ari igipankarite cy'uburokore inyuma, ariko imbere yarashize. Bakamuhaguruza bati madamu umushumba haguruka atera haleluya. Bati yo, bati umugore wa Yobu ureba ukuntu asa neza kandi imbere. Mugore wa Yobu yarakaze mu itorero. Mugore wa Yobu ariko Imana yamubona igasanga imbere pe virasikotika wasibayifora. Kandi ku munsi w'amadiyakoni akaba arahari, muri muzabikorwa akaba yateye, bajya kurya inyama ati ntizakira washyira Imana yamubona ikabona akabikora kuko bari mu mujyi ahabona kwa sitera n'amakamyo bihita, avuga ati munsi ya etaje ndahaguma sha, aha niho nuzingi. None bicaye mu maduka yabo.
shitani arangije ngakora ku bana, akora ku mubiri wa Yobu, akora ku butunzi, akoraho icyakoze asiganyira mama sheke icyuki cya Yobu, icyuki aragisiga cyari cyarapfutse umusatsi. Watwigishije umusatsi, uze kumbwira nkugurira kandi nafashishwe. Imana irabyemera kora yobona babana. Ikintu cyambere cyambabaje ngo nuko umugore wari wa mbere wamushinyaguriwe. Azi neza uburyo yabo yasenze niba ture, azi neza uburyo yabo yarepetaga, azi neza uburyo yabo yabyukiraga mu rusengero ahanagura intebe, haramuseka aramubwira ati yobu uri umusazi. Iyo Mana yihakane, yibagirwa yamuhaye ihene n'intama n'inka, ayo ati yihakane nta kimaze. Yobu ati hoya pe, nta kintu na kimwe kizankuraho kuba inyangamugayo. Imana yambwiye ngo nkubwire ngo ikorohereje urugendo kubera ko wemeye kwikorera ibyuma. Igiye kukwikorera, yikorera urugo rwawe, yikorera ubuzima bwawe, ubundi nawe noneho urushaho gushyiramo agatege. Kandi ibirwara byose by'ibyorezo fire. Yo barababara, Elifase na Zefari baramuseka, bamuvugiraho amagambo menshi bati Yobu yahemukiye Imana, Yobu yabeshaga Imana, burya ntago yakundaga Imana. Adopara soprefora someneta ngone maigerefai shemate no sabekifa rasege. Imana hari ibintu itokinisha, ntiyokinisha umurimo wakoze, ntiyagukoze isoni. Twakomeye Imana amashyi. Ibiti wazamutse, ibiti wuriye, amajoro waraye, niba ture wakoze, nimakotika, inzara wiyicishije, ubutumwa bwiza wavuze, sima watanze, abaterankunga wahetse, Imana ntiyakinisha kukubesha, yagambiriye gukora kandi za. Imana ibwira Mose iti Mose we, niki gitumye unakira? Bwira Abisiraheli bakomeze, 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 bakomeze. Nanjye ndiheshereza icyubahiro kuri Farawo n'ingabo ze. Maze ngo inkingi yabaga imbere yabo ngo irahindukira inyuma. Zofari na Zefiri ngo bacinyagurira Yobu. Imana irabyumva 13:30 hariya hirya 1 2 3. Imana irangije iri hafi gutabara Yobu, ngirangije irababwira iti mwabagabo mwe, ibyo muvuga, ibyo muzi, ibyo mutazi, na bya bindi mwatekereje ndabizi, ntago mubindusha. Ndabizi ntago mugise gute mubindusha, ndabizi. Narabibonye ndabyitegereza, ngise gute. Ariko abakozi bakorera leta uyu munsi bagize konje bakaza gusenga, muzamura ibiganza muhaguruke mugire gutya ngo Imana igize vi, muvuge ngo uyu mwaka tuzawurangiza. Umva Imana irambye ngo nibishaka bibe impanuka, nibishaka bibe gushya kw'inzu, nibishaka bibe kwirukana kw'abakozi no kubagabanya, mwebwe Imana ibashyizeho ikimenyi. Nuko mpanura mugende mwicare mu biro by'abandi mukizwa, mwigisha abana b'abandi mukizwa, mubane n'abagabo banyu mukizwa, mubane n'abagore banyu mukizwa. Imana ibahaye identite y'uyu mwaka, mwayikomeye amashyi. Nimugoroba nabwiye Yesu ndamubwira naje ni umunsi w'abakozi wakonje, abantu babahaye umunsi wabo wakonje, Imana bahembye, nanjye upangiye. None nanjye sinaje mu kazi se, bwira Yesu ngo nanjye upangire. Uyu ni umunsi w'abakozi, uyu ni umunsi w'umushahara. Abandi basohotse bagiye ku mazi, bagiye kurya yabo, batetse amakoko,
nyine utaje afateze Mose w'abakozi tapekoti kama ya sopere fagere uyu ni umunsi w'abaki konje nejo nindi ntago bashyira umunsi w'abakozi ngo babahe konji imishahara itagiye kuri beka itagiye kuri equity sako zitahembye mwarimu sako itahembye kirazira natwe uyu munsi Imana igire gute kandi bikore tukiri hano sidushaka ibyo mu rugo igire gute ihere ku bugingo bukanguri guha amavuta tuyikomera amashyi byo munsi nanjye ndabizi ntabwo mubindusha niba urusengero rwabo rufunze ruramaze niba bafite etaje bakaba barasebye biramaze niba nta parikingi batagiraga ndabizi ko ari njye wubatse nta pave zihari murimo muransakuriza byose ndabizi ibyo munsi nanjye ndabizi ntabwo mugize gute ntabwo mubindusha tugiye gusenga papa Imana irabizi ko wawe rwatse Imana irabizi ko nta mafaranga Imana irabizi ko urwaye Imana irabizi ko hari credit Imana irabizi ko abana bakunaniye Imana irabizi ko bene wanyu bagutaye Imana irabizi ko uri umushomeri Imana irabizi ko ubutaka bagiye kubutwara Bibiliya iravuze ngo ibyo munsi nanjye ndabizi ntago mubindusha niko Imana yasubije babandi bashinyaguriraga Yobu. Haleluya. Yeremiya yaravuze ngo Imana ntabwo izahora ibabaza abantu bayiteka, igihe kizagera Imana ibagirira ibambe. Mureke mbabwire, ngewe Imana yampaye ubuhanuzi busharira, niyo ngiye kwigisha amagambo asharira. Ndagira ngo mbabwire ngo ikintu cyanzanye ni ukubabwira ko Imana ihagurutse ku ntebe ije gutabara. Mushatse mwayikomera amashyi. Imana irambwiye ngo ikurinze impanuka ikomeye, kandi Imana irambwiye ngo iguhaye imbaraga zo gukomeza urugendo, ngo nubwo ibikomeye ari byinshi cyane, ariko mbonye marayika w'Imana gushyiraho ikimenyetso, arangije arakubwira ngo fata ku mutsima ukomeze, ngo kandi urwo rugendo nta gukorwa n'isoni kurimo. Imana irambwiye ngo iraguhishe kandi ubugingo bwawe irabukomeje. Mw'ijuru hamaze iminsi harakorewe inama ikomeye cyane yo kwiga kuri iri torero ryanyu, inama yo gutinda n'iyo guhagarika n'iyo gukomeza. Habaho kureba mu gitabo, bahera ku masezerano Imana yabavuzeho. Kabiri, bahera kubashyira bajya ku bakiranutsi bateranira kuri uyu mudugudu. Gatatu, bajya mu mihigo yahiswe n'abayobozi y'ibyo bazakorera Imana nibava hano basanga abakiranutsi nibo benshi. Basanga imirimo niyo myinshi ku Mana. Barangije bagera ku bibagiwe, basanga abantu benshi baribagiwe. Imana irangije ifata umwanzuro wo kubakirisha imirimo n'abakiranutsi. Inama yanzura iteye kashe mu kuva hano mugasubira iwanyu. Ariko muhageze habaho ikindi kintu gikomeye kibarura. Ubuyobozi burahinduka, abantu benshi barataha, abandi basohorezwa amasezerano. Imana irangije irakubita irahingura nyirubaka irakomeza, ibihe byiza birazamuka kuruta mbere. Nubwo mugiye gusubira iwanyu, ariko muzasanga marayika ku irembo
afite liste y'abinjira n'abataha n'abaguma. Imana irangije irambwira ngo umuntu wateraniye hano atabyara mu gihe muhamaze hagiye kubona umwana. Irangije irambwira ngo ibarinze gushingura cyane mukiri hano kuko amarira yaragiye kuba menshi, ibyiringiro byanyu bigacika, n'abari basigaye bakigendera. Irangije irambwira ngo umuntu wese ahari asengere kuva hano mugataha kuko igihe kigiye kugera. Ibyo muzi nanjye ndabizi, ntabwo mubindusha. Ibyo muzi nanjye ndabizi, ntabwo mubindusha. Nubwo Imana yareka umuntu wayo, igihe kizagera Imana imugirire ibambe. Ibisebe byanyu byabaye iminuko, nta muntu mufite wo kubahumuriza, nta muntu mufite wo kubafasha, ariko Uwiteka aravuze ngo erega nzi ibyo nibwira nzabagirira, ni amahoro si bibi, kugira ngo mbareme mu mutima w'ibyo muzabona hanyuma. Niko Uwiteka avuga. Amen. Yesu ashimwe. Alleluia. 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 Abakunzi bawe bose bakuvuyeho barigendera, babandi baza gahuri bakavuga bati mushumba turi kumwe, mwarimu turi kumwe, tuzagumana, ariko ngo abakunzi babonye ibisebe byawo burya ari iminuko ngo barigendera. Ariko Bibiliya yavuze ngo nzabagarukaho mbafitiye ibambe kandi ryinshi, amagara yabo nzayagarura basongera kubaho. Niko Uwiteka avuze. Magara yabo nzayagarura. Yesu ashimwe. Alleluia. Ndashimira Imana yabarinze kuri uyu musozi ikabarinda ibyaha. Ndashimira Imana yongereye abakizwa, nubwo abantu batakijijwe ngo baze biga igice, ariko umuntu wese wagiye agera mu materaniro yanyu yatahanye ihumure ry'agakiza. Ndashimira Imana yabazaniye abigisha ikabaherekeza ikanabazana. Ndashimira Imana itarigeze yemera ko amaturo ahagarara cyangwa aba make. Ndashimira Imana yakoze imirimo ikomeye. Ndashimira Imana ko buri cyumweru mwohereza liste y'ibyabaye. Satani w'icyo yashakaga no kubazimangatanya, mukava ku ifishi bakajya bavuga ngo byaragahararo, ariko Bibiliya yarambwiye ngo marayika w'Uwiteka abambisha amahema yo kugota bamwubaha akabakiza. Uwiteka tumukomera amashyi menshi. Imana ibwira Mose iti niki gitumye unakira? Mose twaragendanye, washijije mpari, ushyiraho ibuye mpari, ndagukomeza mwereke ko ndi Uwiteka, ubu sibwo naguta. Bwira Abisiraheli bakomeze bagende. Bwira Abisiraheli bakomeze bagende. Bwira Abisiraheli bakomeze bagende. Nanjye nziheshereza icyubahiro kuri Farawo n'ingabo ze. Niko Uwiteka avuze. La pela sope kotakiwela. Ngo imirindi y'ingabo za Farawo iba myinshi, terabwoba riba ryinshi, ngo abana n'abagore barushaho gusakuza cyane. Imana ishimwe. Ariko Uwiteka arwana intambara. Mose ngo ageze imbere y'inyanja, ngo aratitira cyane, ngo arebe ukuntu uwo murabuhorera, ngo abwira Uwiteka ati ndumva afite ubwoba. Imana nayo ikomeza amaboko ye, iravuga iti Mose icyo ni igiki ufite? Arayibwira ngo ni inkoni, yifata uyirambure hejuru y'inyanja. Nanjye ndakora igitangaza, nanjye ndacamo inzira, nanjye ndahagira humutse,
nanjye ndahagira ku butaka Abisiraheli bambuke. Imana ivuze ibintu bikomeye kandi kugira ngo bigusohoreho nuko urasiga ibi bihano ukajyana n'ibyo Imana ivuze. Tambuka tugusengera Imana. Mwebwe mwaje Imana ibaha umugisha. Ngwino reka ubwoba, ngwino tugusengere. Warasambanye, wanyweye inzoga, warabeshye, wagiye mu bapfumu, wariyoboye, waribye, urarwana, uratukana, wahize imihigo ntiwayihigura. Igihe cyo guhiga kigiye kongera kugera. Ntabwo ubabarira, ugira umujinya, ugira ishyari, ugira irari, urikinisha. Ngwino dusenga Imana. Imana igukureho iyo myambi. Izemera kwibirenge. Imana ibaha umugisha, mutambuke. Imana ibaha umugisha. Wowe igenzure, reka kureba abantu bari kuza hano. Igenzure wowe, reka kureba abantu bari kuza hano. Utambuke tubasengere, utambuke mwakire Yesu. Imana iguha umugisha. Ngwino muri Imana ihindura amateka. Muri Imana izagukiza umubabaro. Muri Imana izagukiza uwo mu ruhu.